Ese koko uba wabasha kuba wasobanukirwa ikintu kiri mu mutima w'umuntu se cyangwa ikintu kiri mu bitekerezo by'umuntu, atari uko wenda uvuze ngo ukoresheje ngo imbaraga z'imyuka mibi se cyangwa ngo n'izindi mbaraga zidasanzwe, ari ukuvuga wenda ushobora kuba umwanariza cyangwa ushobora kuba wabasha kuba wamusobanukirwa bitewe n'ukuntu yitwara se cyangwa bitewe n'uko ari kukwitwaraho. Umugabo ukomeye cyane bita Nicolas Tesla yadusigiye amagambo akomeye cyane, buri muntu wese ubashije kuyagenderaho cyangwa se buri muntu ubashije gukurikiza ibi bintu abasha kuba yasoma mu mutwe se cyangwa abasha kuba yamenya ese uwo muntu bari kumwe atekereza iki, ese uwo muntu ari kumwe yamukoresa iki, ese uwo muntu ari kumwe yamumarira iki. Rero ibi yabikubiye mu bibazo bigera kuri bitatu gusa, ibibazo ushobora kuba wabaza umuntu bikaba byakwemeza uwo muntu uwo ari we, uwo muntu uri imbere yawe icyo yakora ndetse uwo muntu uri imbere yawe icyo atakora, binyuze mu bibazo gusa. Umugabo bita Tesla se yakoze ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye, agenda avuga amakosi yubatse abantu benshi, aribyo muri bimwe tugiye kureba aha ngaha bishobora kuba byaguhindurira ubuzima ku rwego ruri hejuru nawe utakekaga, kuko wabonaga nk'ibintu bisanzwe cyangwa agasuye umuntu nabasha kumenya ko ari kumbwiza ukuri se cyangwa ari kumbesha, ukabuze uburyo wabikoramo, uburyo wamumenyamo, ukabona nyine ubanye n'umuntu utari kubasha kumusobanukirwa. Gusa mbere reka turebe kuri aya makosi uyu mugabo bita Tesla yagiye avuga. Buriya uyu mugabo yakomeje abwira abantu se cyangwa agiraga inama abantu akavuga ngo buriya gupfa kwa mbere mu buzima ni ukugira inama umuntu uri mu zabukuru se cyangwa ni uguha agaciro umuntu uri mu zabukuru umugira inama, kuko uwo muntu uko biri kose ntaba agishobora kuba yahinduka se cyangwa abe yahindura. Uyu mugabo Tesla nawe yakomeje agira inama abantu avuga ngo uriya umuntu w'umuswa wa mbere ni umuntu ushobora gukurikiza abandi se cyangwa ushobora kugendera ku byo abandi bakora, ariko umuntu w'umunyabwenge ni buri gihe wa muntu uzafata ibyemezo bye ku giti cye ndetse akaba yabasha guhangana n'ibibazo bye wenda ari gushaka iterambere. Uyu Tesla yakomeje agenda atubwira ngo buriya iyo ushutse umuntu rimwe nyine uba utsindiye igisubizo cye cyangwa se uba uri umuhanga muri ako kanya, ariko buriya umushutse bwa kabiri uwo muntu ashobora kuba ari umupfu ku rwego rukabije. Muri make kubyishyura ushobora kuvuga ngo unshutse rimwe ako kanya uba ufite intsinzi, ariko unshutse bwa kabiri ntaba ndi umupfu wigendera. Murumva aya magambo arakomeye pe. Buriya umuntu nagushuka rimwe ntuzumve ko iyo wacitse intege se cyangwa ntuzumve ko ari ibintu bidasanzwe, kuko wenda umuntu ashobora kuza akareba intege nke zawe, cyane cyane wenda ku muntu ukeneye iterambere se cyangwa ku muntu ukeneye urukundo. Ni ibintu bibiri umuntu ashobora kugushukaho bitewe n'ukuntu bikenewe, ukaba yahita atsindira imbaraga se cyangwa yahita atsindira icyo kintu ariko kwifuzaho bitewe n'ibyo bintu bibiri mu gihe uri kubishaka mu buzima bwawe. Rero umuntu nagushuka rimwe ntuzumve ko ari ikibazo, ahubwo nagushuka bwa kabiri ubizi ko yagushutse rimwe uzamenye ko nawe ushobora kuba uri umupfu wigendera. Arongera akajya atubwira ngo akenshi na kenshi uzitondere abantu bagira amagambo makeya cyangwa se abantu badakunze kuvuga cyane. Abo bantu baba bameze nka acide yaba yakica icyuma, kuko abo bantu ntubuze ibyo batekereza, kandi iyo ushaka gusobanukirwa umuntu nk'uko tugiye kureba ko ari ibibazo bitatu ushaka kubaza umuntu yabasha kugusubiza, ukaba wabasha kumenya umuntu uwo ari we, icyo agutekerezaho ndetse n'ikintu yakora. Rero iyo wamaze kuba wabona kuri mu bantu batabasha kuvuga, uwo muntu uzamwitondere cyane uko yaba ari kose. Umuntu utabasha kugaragaza reaction ku kintu runaka, uwo muntu uzajya umwitondera cyane, abameze nka sida. Arongera akajya atubwira ngo Tesla ngo uzitondera abantu amagambo yabo akenshi na kenshi atajya ahuza n'ibikorwa byabo, kuko aba bantu baba baza kwangiriza ubuzima ku rwego buri hejuru. Uyu Tesla akomeza atubwira ngo akenshi na kenshi wizigire ku bantu bose cyangwa se abantu bose uzabona uzabigire, ariko ntuzigere ufata umuntu umwe muri abo bantu bose bigiyeho aba ari we ufata ngo inama ze ngo uzikurikize. Buriya umuhanga amenya ko abantu bose ari kubona se cyangwa abantu bose bamuzengurutse, haba umuhanga, haba umuswa, haba umusazi, haba iki, bose bagomba kubigiraho. Kuko niyo ubonye umusazi ibintu ari gukora nawe kugira ngo umwigireho uhita uvuga ngo kuko ibi bintu bikora abasazi ukaba utabikora. Nimba ubonye umuntu ari umunywata se cyangwa akoresha ibiyobyabwenge ku rwego ruri hejuru, ukabona ko bimugwa nabi mu mugira icyo ubasha kuvuga ngo ibiyobyabwenge nanjye wenda nabimanaginga, wenda nimba mbikoresha nkagira gutya cyangwa se nkaba ntabikoresha, nimba nanabikoresha nkaba nabire. Kurumva ko uri kugerageza kuba wakigira ku muntu, ariko ntufate ngo umuntu umwe aba ari consider winjira. Ushobora kuvuga ngo nigiye ku muntu w'umunyabwenge cyane se cyangwa wenda umuntu wenda ngo uzi ubwenge cyane, ngo ni wa muntu ngo udakunda kuvuga, wa muntu uhora ucecetse, ariko uzasanga nk'umugisha wawe uri ku bantu muzajya muganira cyangwa se abantu uzajya wisanzuraho, ugasanga ako kanya wowe kuba nyine warigiye ku muntu umwe bise bikugirira imbogamizi mu buzima bwawe. Uyu Tesla yakomeje agenda atanga inama se cyangwa amakotsi yubaka avuga ngo buriya iyo ushaka kumenya kamere y'umuntu ya muntu cyangwa kamere y'umuntu, akenshi na kenshi uzibande ku nshuti ze. Igihe uzabasha gusobanukirwa inshuti ze kandi kabisa kose ntuzavuge ko utarasobanukirwa umuntu. Buriya umuntu ushobora kuba kumusobanukirwa bikugora, ariko uvuga ngo uriya muntu umuciyeho cyangwa aca ku nshuti ze nkaba ntabasha kuzimenya, byagenda gutya. Rero iyo ubasha kuba wamenya inshuti y'umuntu, umenya ko kuba wasobanukirwa umuntu biba byoroshye. Umuntu ntabwo azatana n'abo bantu bagendana cyangwa se ngo umuntu yitandukanye n'abo bantu bagendana. Ashobora kuba yakishushanya cyangwa se yagira ibindi bintu akora, ariko buri umuntu nyakuri abantu bagendana ba mbere nibo agaragaza imico nk'iyabo se cyangwa imyitwarire ndetse n'ibintu baba bakora ndetse baba basa nk'abatekereza kimwe.
akomeza atubwira ngo buriya umunsi wa mbere mubi cyangwa se umunsi wenda impumyi yabashije kubona se cyangwa umuntu utarebaga yabashije kubona, ikintu cya mbere ajajugunya ni inkoni yamufashije ubuzima bwe bwose. Iyi koti bigaragaza ko buriya kugira neza ntabwo ari ikintu cya mbere ugomba gushyira imbere, kuko umuntu uzamugirira neza ariko igihe yabashije kugera ku iterambere bitewe n'ukuntu wamugiriye neza azaguta. Nk'uko nyine iyi mpumyi akenshi na kenshi iyo yabashije kongera kubona, ikintu cya mbere jugunya ni inkoni yayifashije ubuzima bwayo bwose mu kuba yaragendaga. Rero ikindi kintu yakomeje atubwira ubutesi, yavuze ngo iyo ushaka buriya kugira umwihariko wawe ku giti cyawe, ntukanyure mu nzira yanyuzweho n'abantu benshi. Buriya umuntu wese ushaka iterambere ryihariye se cyangwa kumva ngo yageze ku bintu byinshi, uzirinde kujya kubyigana n'abantu mu kintu kimwe se cyangwa mvuge ngo uri kwihuzahuza n'abantu, uvuge ngo uri kunyuramo ibintu byanyuzemo abantu benshi, kuko igihe cyose uzageraho ushaka kuzagera kuri byinshi pe bitewe n'uko wanyuze mu bantu, ariko nta mwihariko uzaba ufite. Rero umuntu ushaka umwihariko we yirinda kunyura mu nzira zagiye zinyuramo abantu benshi. Akenshi akomeza Tesla yaratangaga inama avuga ngo buriya akenshi iyo wumva inama z'abantu bose ukazikurikiza aba ari ibintu byiza, ariko uzirinde kuba wafata inama y'umuntu umwe cyangwa se inama muri abo bantu, ukurikiza inama y'uwo muntu utaragera ku ntego ye nyine. Buriya akomeza atubwira ngo ushaka kumva inama z'abantu benshi, ariko buriya uzafate inama uzakurikiza muri abo bantu, inama zabo bagiye bakurikiza se cyangwa bagiye bavuga bageze ku ntego zabo. Ntuzafate umuntu ngo akugira inama ubona ko nawe nta kintu iyo nama ariko kugira yamumariye, kuko nyine iyo nama nta kintu ibimumariye, urumva nta nama irimo. Ari ukuntu umuntu aza akuri hasi se cyangwa umuntu akavuga ngo ngewe ngo nuko ngo byagenze gutya ngo ariko ngo nzi ibi ngibi ngo nakugira inama gutya. Nta muntu ukugira inama itadafite icyo yamumariye se cyangwa inama itagaragaza ikintu yamumariye. Tesla yakomeje abwira abantu ngo buriya kwirinda kuvuga ni igisubizo cyiza ku bibazo byose, cyangwa se gukontorora ibyo uvuga ni igisubizo ku bibazo byose. Buriya umuntu ashobora kuza uri muri situation mbi, warakaye, utishimye, yakubaza ukabona wenda ugiye kumubwira nabi, ariko ukavuga ngo reka nceceke. Ahangaha umuhaye igisubizo cyiza kitari bwa affect ikintu runaka se cyangwa kitari bugire ikintu runaka kigenda. So uzi ko wenda uwo muntu wenda numusubiza nabi se cyangwa nutamubwira neza, ikintu biraza ku affecta, ikintu biza ku affecta hazaza. Ariko iyo ucecetse utanze igisubizo cyiza ku byo yakubazaga nta n'ikintu uvuze. Buriya kenshi na kenshi agomya tubwira ngo Tesla buriya kumwenyura ni igisubizo cyiza mu bihe byose. Buriya nimba wifuza kumenya ikintu cyatanga igisubizo cyiza, waba wishimye, waba urakaye, waba uri mu bihe bibi, waba utameze neza, waba uri mu kazi katari kugenda neza, buriya kumwenyura nicyo gisubizo cy'ibihe byose. Iyo wamwenyuye ntabwo umuntu aba yabasha kugusoma mu mutwe. Iyo wamwenyuye umuntu nabasha kumenya ko wishimye cyangwa se nyine wayagaye. Iyo uri kumwenyura umuntu nabasha kumenya ibihe bibi urimo, kwa kundi umuntu ashaka kubona imyitwarire yawe, ukuri kwitwara, akabasha kuba yamenya situation urimo runaka. Rero kumwenyura ni igisubizo cyiza mu bihe byose, urimo kukabasha kuba watuma abantu bakumya kugufata uko wari uri, kandi wenda uri muri situation wenda zidashimishije cyangwa se uri mu bindi bintu byatuma nyine udashaka kuba abantu babimenya. Buriya Tesla yakomeje atubwira ngo iyo ushaka icyubahiro kuri iyi si pe, fata aya magambo 3 yashyire mu bwenge bwawe, ujye uhora uyagenderaho. Ijambo rya mbere ntukajye ubeshya, irya kabiri ntukabeshyire umuntu, kandi ujye uharanira wese kugira impuhwe kuri buri wese, ndetse no guha icyubahiro kuri muntu wese level runaka ariho, ahantu hose ari runaka, ujye umuha icyubahiro akwiriye utitaye ahantu ari. Kuri ibi bintu bitatu wabashije kubigenderaho, uba umuntu w'umunyacyubahiro ku isi ukomeye, kandi umuntu abantu bubaha cyane. Tesla akomeza atubwira ngo iyo uri umuntu mwiza nturengere abantu beza cyangwa se ntuwite ku bintu byiza, ibi bintu bizagufasha. Kuba umuntu mwiza ntabwo ari ukuvuga ngo uragiye urarengereye ugiye wita ku bantu beza, cyangwa se nturi kwitekerezaho nawe uvuge gutyo. Umuntu mwiza ni wa muntu umenya ko ari umuntu mwiza, ariko nawe akamenya ko ubwe ari mwiza, ntavuge ngo agiye kugenda ngo ubwiza nyine ari kubonamo abantu agiye ngabukorera abantu. Akenshi na kenshi mu buzima uba ugomba kumenya ko hari ibintu byiza uba ugomba kubona, ariko akenshi na kenshi ugasa nkaho ubyirengagiza, ugasa nkaho utari kubikora nubwo ubona bukwiriye. Iyindi quote Tesla yakunze kuvuga cyane, yaravuga ngo buriya ubuzima cyane cyane buroroha iyo ukuramo abantu b'ingaruka mbese, cyangwa iyo wabashije gusobanukirwa umuntu mubi mu buzima bwawe. Akenshi na kenshi ubuzima burakorera, kandi ubuzima bugenda aho bushaka kujya. Buriya iyo utaramenye se ngo mfite inshuti zihe, mfite abantu bahe mu buzima bwanjye badafite icyo bamare ngo ubashe kubacagura, icyo gihe uzasanga ubuzima kenshi na kenshi bukunda kukugura kandi udakunda kubusobanukirwa. Tesla yakomeje kutubwira ngo iyo ubwiye inshuti yawe ibanga, uba uyihaye ububasha bwo kuba yakurangiza se cyangwa ubasha kuba yagushyira hasi. Buriya kugira inshuti ni ikintu kimwe, kugira umuntu ku ruhande rwa ni ikintu kimwe, ariko kuvuga ngo ngize umuntu mbwiye ibanga ryanjye ry'ukuri se cyangwa ikintu nashaka ko kimenyekana n'abantu, ariyo mpamvu bakisi ibanga, uba umuhaye ububasha bwo kuba bakurangiza. Kuko mbere yuko avuga iyi kote yarasobanura avuga ngo abantu ni abantu bahindagurika nk'ikirere, abantu ntiwamenya uyu munsi ibyo ari gutekereza ko ejo ari byo azagumya agatekereza.
umuntu ashobora kuba yakugaragariza isura ye nziza cyangwa se ugira igice cye cyiza, ariko ntubuzi ngo ejo bizagenda gute. Rero niyo mpamvu uba ugomba kuvuga ngo nimba mfite ibanga, ni ibanga, ntabwo ari ikintu ngomba kubwira umuntu, kuko ako kanya iyo umuntu wamubwiye ibanga rya igihe cyose muzagira uko bigenda se cyangwa nimwumvikane, menya ko ari we muntu wa mbere uzatera intambwe yo kuba wagushyira hasi kandi nta kintu yitangiriye. Arakomeza atubwira ngo uzavuge buri idini ryawe utifashishije ururimi se cyangwa udakoresheje amagambo yo kuvuga, ahubwo uzakoresha ibikorwa. Buriya umuntu ushaka kugaragaza ko ari umuntu ukiranuka se cyangwa umuntu nyine w'Imana, we ajya akoresha ibikorwa bye, cyangwa se nyine akoreshe nyine mu gufasha ibindi bintu byose bigaragaza nyine ko uri umuntu ukiranutse. Buriya ntugakoreshe ngo ururimi ngo ugaragaza ngo idini ryawe. Ushobora kuba uvuga ngo uri umukristo cyangwa uri umwadeperi, nyine umuntu urimo indani, ariko buriya bizagaragarira mu bikorwa, cyangwa se nanga ku isi bigaragarira mu bikorwa. Ushobora kuba nyine ukora cyane cyangwa se ufasha abantu ariko udasenga, ariko ako kanya umuntu uzi ubwenge ahita abona ko uri umunyedini runaka bitewe n'ibintu ukora. Ntabwo ubura kuvuga gukiranuka se cyangwa kuba umunyadini ari ukuvuga ngo ugiye uhora mu rusengero ngo witabire ibintu by'ibiki. Aho ngaho nyine ni ukugira ngo abantu begerane, wenda barebe ko bari kumwe hamwe bagira ikintu bafashanya, bakaba bagira nyine kuri ibyo byifuzo, cyangwa bakaba bagira imyizerere ishyitse bitewe n'uko wenda bashyize hamwe, kuko bavuga ngo wenda iyo abantu bashyize hamwe Imana irabasanga. Rero mu gihe wumva ko utabashije kugaragariza idini ryawe mu bikorwa, menya ko iryo dini ryawe ritakurimo. Arakomeza atubwira ngo buriya uzasangire n'abavandimwe, mwishimane, mukore ibintu byose, ariko ntuzakore ubucuruzi n'abavandimwe, uzakore ubucuruzi n'abastrangers se cyangwa n'abantu batazwi. Buriya umuvandimwe ntabwo ari umuntu wo kuba mwakorana ubucuruzi ngo buzatere imbere. Uyu nguyu Tesla akomeza atubwira ati ngo hitamo umuturanyi mbere yo guhitamo inzu ugomba kubamo. Buriya umuturanyi muba ruta nk'ikigunda. Buriya iyo ushaka kuzabaho neza cyangwa se kuzatura ahantu heza, menya ko abo bantu bagukikije aribo bazatuma aho hantu utuye hakubera heza. Niyo mpamvu yavuze ngo uzahitemo umuturanyi mbere yo kuvuga ngo uhisemo inzu yo kubamo. Tesla akomeza atubwira ngo umuntu udafite icyerekezo cy'ejo hazaza ahora asubira mu byahise, cyangwa se ahora yizenguruka nkaho adafite nyine ikintu cyo gukora. Buriya iyo ushaka kuvuga ngo ufite ejo hazaza, nyine just ushaka kuvuga ngo ejo nzagira kuki, uvuga ngo wenda ejo nzaba ndi ku bintu runaka, menya ko nyine ufite icyerekezo wahisizemo, amagoals, intego runaka, nubwo ugaragara ko nyine ufite ejo hazaza. Ariko buriya akenshi na kenshi umuntu uzasanga ufite ubuzima bwisubiramo, ubuzima budahinduka, uzasanga ari wa muntu udafite ejo hazaza cyangwa utakunda gushyira intego, avuga ngo ngiye nshaka gukora iki wenda kizamfasha kuba nzakora iki runaka. Tesla akomeza kutubwira ati ngo abantu bashobora kugutakariza urukundo iyo batagishoboye kuba bagufata mu maboko yabo. Muri make ntuziringira abantu ngo baragukunze ngo wumve ngo abo bantu barabishingikirije, ko mu gihe runaka batazaba bagushoboye bazaguta. Buri gihe umuntu iyo ibintu byakomeye areba umutwe se cyangwa areba ku ruhande rwe. Ababyeyi baraguta, inshuti ziraguta, abavandimwe baraguta mu gihe bigaragara ko batakibasha kugufata mu maboko yabo. Buriya akomeza atubwira ngo, cyangwa se komeza tubwira amagambo akomeye ngo akenshi na kenshi abantu bazaguseka ngo urihariye se cyangwa utandukanye nabo, nawe uzahita ubaseka yuko bose basa. Akenshi na kenshi umuntu yihariye ashobora kuba yakora igitangaza kurusha abantu bose basa bari gukora ibintu bimwe. We yavugaga byinshi, yavuga ngo baranseka kuko ndi uwihariye, nanjye nkabaseka kuko mbona bose basa. Akomeza tubwira ngo, cyangwa se yavuga amagambo y'ubwenge ngo iyo ushaka kumenya icyo umuntu akuvugaho, just mutesha umutwe, umujagaraza, utume nyine yinyuraguramo, bitabaye ngombwa ngo ugende umubaza. Umuntu ntabwo uzamwegera ngo umubaze se ngo mvugaho iki cyangwa se unekerezaho iki ngo abashe kuba yakubwiza ukuri. Ashobora kukubwira ibyo akeneye bitewe n'ikintu agushakaho, cyangwa se akakubwira yakubwira ibyo ukeneye bitewe nyine n'ikintu agushakaho, ariko ntabwo azakubwira ukuri. Iyo ushaka kumenya icyo umuntu agutekerezaho se cyangwa akuvugaho, mutesha umutwe, umujagarazi, ashe nk'akurakarira. Buriya umuntu yarakaye akenshi na kenshi avugisha ukuri, ndetse ukuntu agufata we wamurakaje ashobora kuba yahita akubwiza ukuri ako kanya. Buriya iyo ushaka kuba kuyobora isi se cyangwa kumva ko uri umuntu uyoboye isi, banza wiyobora ubwawe ku giti cyawe. Ntabwo umuntu urabasha kwisobanukirwa ngo amenye ahava ahagana, ibyo ashoboye, icyo yakora ndetse n'icyo atakora, azabasha kuba umuyobozi cyangwa se umuntu wayobora si cyangwa se umuntu ukomeye ku isi. Akenshi na kenshi ngo iyo ushaka ibisubizo binini, fata intambwe ntoya ya buri munsi. Ntabwo umuntu wageze ku bintu byinshi se cyangwa ku bintu bikomeye ari wa muntu wabyutse agahita avuga ngo ngewe fasha intambwe nk'ingi ikomeye misenyi ukora. Kenshi na kenshi ibintu bikomeye biva ku bintu bito bito, ahubwo wakoze uhozaho bya bintu utigeze ucika intege se cyangwa bya bintu we wakoze ku munsi wa buri munsi, uvuga ngo ibi bintu ngomba kubikora kandi nta gucika intege, ukabyiringira ndetse ukabitegaho ubuzima bwawe bwose. Ibyo bintu iyo bibyaye bibyara ikintu kinini se kandi ikintu kizagufasha ubuzima bwawe bwose. Akomeza atubwira ati ngo umunyabwenge si uzi ibintu byose, ahubwo umunyabwenge ni uwigira kuri buri kintu cyose, kuri buri umwe wese, kuri ibintu byose bimuhaho mu buzima bwa buri munsi. Komeza atubwira ngo nyine umuntu waguteye umugongo rimwe
wibitindaho na azabikora inshuro nyinshi kajana, mwaba muri kumwe mwaba mutari kumwe, uwo muntu nimba yaraguteye umugongo menya ko azabikora inshuro zitabarika. Akomeza atubwira ati ntukeneye kunywa inyanja yose ngo umenye ko ari mu munyu se cyangwa umenye ko ari amazi y'umunyu, ahubwo wenda nyine akenshi na kenshi wamenye inyanja ko ari amazi y'umunyu kuko za karimi gusa biba bihagije. Ibi biba bishatse kuvuga ko umuntu ubi ntabwo uba umukeneye ngo azaguhemukire inshuro zingahe ngo yongere aguhemukire cyangwa se yongere aguhemukire, cyangwa se kuvuga ngo umuntu w'umuhemu ngo ni wa muntu uvuga ngo uzahinduka. Menya ko umuntu akoze ikintu kabisa aba ari umuntu mubi, nta kintu kizahinduka, niyo kamere ye. Ntawe ukeneye kunywa inyanja yose kugira ngo umenye ko nyine uri mu munyu. Akomeza tugira ati abanyabwenge ntibahunga ibibazo cyangwa se babigendere kure, ahubwo bashaka ibisubizo byabyo, barabyegera bakabifokasinga bagahangana nabyo. Umuntu urakaye ashobora guhindurwa ikigoryi vuba, ariko umuntu utuje ndetse ubasha kumanaginga umujinya we ashobora guhinduka umunyabwenge muri ako kanya afitemo umujinya. Amagambo ashobora kubeshya cyangwa se nyine ibyo umuntu avuga bishobora kubeshya, ariko ibikorwa bizahora bivuga ukuri. Buri uzafokasinge ku bikorwa umuntu akora, n'uzafokasinge ku magambo ye. Abanyabwenge bakora cyangwa se abanyabwenge bakomeye ntibahangana n'urusaku se cyangwa abahanzi cyangwa se abamyuziki, abantu wenda bakora ibiganiro ntibahangana n'urusaku, ahubwo bahangana n'icyo gihangano cyabo. Urusaku rwose waba urimo runaka, uzafokasinge ku kintu cyawe se cyangwa ibintu byose biguca intege runaka. Iyo ubashije gufokasinga ku kintu cyawe, ibintu bikubyarira umusaruro, atari ngombwa ngo ufokasinge kuri ibyo bintu biri kuguca intege. Ikimenyetso cy'umuntu mwiza nuko iyo abonamo ubwiza muri bagenzi be se cyangwa abo bagenzi be bose ababonamo ubwiza. Umuntu ntazakubeshye ngo ni mwiza ariko ubona ko ari umuntu ushobora guhemukira mugenzi we, niyo ataba ari we ataguhemukira. Ariko ikimenyetso cy'umuntu mwiza by'ukuri ni umuntu ushobora kubona ubwiza mu bandi bantu, nta muntu n'umwe arubanyije. Isomo rikomeye mu buzima nuko iyo umenye kwihangana uba wabasha gutsinda ubuzima ubwo ari bwo bwose. Kwihangana nicyo kintu cya mbere umuntu yiga kandi yabasha kugisobanukirwa, akaba nta kintu mu kwisi cy'ubuzima se cyangwa nta kintu nyine yazanyuramo cy'ubuzima cyamutsinda kuri ino si. Buriya utsindwa gusa iyo urekeye kugerageza, ariko mu gihe ukigerageza nuba wagatsindwa. Muri make gucika intege niyo ntwaro ya mbere yatsinda umuntu w'ikigoryi cye cyangwa umuntu udasobanutse. Wowe uzatsindwa igihe warekeye kugerageza, ariko mu gihe ukigerageza nturatsindwa. Buriya ntuzakosora ikigoryi cye cyangwa umuntu udafite ubwenge kizakwanga cyangwa se kizagufata nabi, ariko nukosora umunyabwenge azagushimira cyangwa se avuga ko nyine uri umuntu w'akamaro kuriye. Buriya iyo ushaka kumenya ibanga ry'isi, tekereza ku mbaraga ndetse n'imirindi ndetse n'imiyaga ikikije iyo si. Muri make ushaka kumenya umuntu cyangwa ushaka gusobanukirwa umuntu, tekereza ku mbaraga ze ndetse urebe ni ibiki ashoboye, nibwo uzabasha kuba wasobanukirwa uwo muntu. Tangira umunsi musa igihe abandi bose bakiryamye se cyangwa igihe abandi bose bakiri mu buriri. Buriya nibwo bintu bizagufasha mu buzima. Buriya baravuga ngo umuntu uko azagusigaho amasaha 2 mu kintu runaka muri gukompetiraho ndetse na result zizaza, akenshi na kenshi uzasanga agusigaye ibintu bingana nawe masaha 2 uyakoreye Angel nese cyangwa ugiye uyateranya ku kigero runaka. Wowe ushaka kuba mu bambere, menya ko uwo muntu cyangwa se uwo muntu muhanganye ushobora kumusigaho igihe runaka mu gihe muba muri gukora iyo competition runaka. Buriya toza umunwa wawe ukiri muto se cyangwa umunwa wawe kuvuga nyine ibintu byoroheje, kuko buriya igihe cyose uzamenyera kuvuga ibintu byoroheje nuko nibikomeza bifata nk'ibyoroheje. Mu gihe wageze mu bantu bashe kugira spirit yo kuvuga, mu gihe ku bantu runaka bashe kugira spirit yo kuvuga, ibintu bizagufasha. Buriya iyo ufashije ikigoryi se cyangwa iyo ufashijwe n'umuntu nyine udafite ubwenge, akenshi na kenshi ntabwo uba wiyihagije se cyangwa nawe ugaragaye nk'ikigoryi, kuko ntuzatuma umuntu utakurusha amafaranga, utakurusha ibintu byose runaka ngo azagufasha. Buriya nicyo kintu abazungu barusha abanyafurika. Umunyafurika abona ko umuntu wese abona opportunity yo kuba yamufasha, niyo yaba amurusha ikintu iyo opportunity atazayifusha ubusa nyine azamufasha. Ariko buriya abanyabwenge bavuga ko iyo ufashijwe n'ikigoryi cyangwa se ufashijwe n'umuntu uri hasi yawe, nawe uba wiyangije se cyangwa uba wicishije bugufi. Toza umwana wawe akiri muto kugira ngo azabe inshuti yawe akoze. Buriya ikintu cyose umwana azakora niwo kimutoza. Umwana wawe yazakwanga niwo bimutoza. Ikintu cyose uzakorera umwana wawe icyo kizakugaruka. Buriya uburyo bwiza bwo kwihorera ku muntu wagusebeje cyangwa se wakuvuze nabi ni ukumuseka ndetse no kumwirengagiza ukituriza. Buriya iyo watangiye ikintu ntukirekere, akenshi na kenshi kikubyarira inyungu se cyangwa kikubyarira umusaruro mu gihe wagikomeje kugikora kandi ukamenya kwiga ibintu bishya kuri cyo. Ntukirize nk'umuntu nyine umwe cyangwa se ntuzumve ko uzakurikiza umuntu umwe, uzumve ko uzakurikiza abantu benshi mu bintu bikorwa runaka uri gukora. Uzafukashize cyangwa ufate ama ideas agiye atandukanye kuba abo bantu.
ntuzibagirwe kwishimira urugendo mu gihe uharanira inzozi zawe. Buriya uri mu rugendo uzahura n'inzitizi, uzahura n'ibinshi bigenda bikugonga, ariko iyo uri umunyabwenge uzishimire urugendo kuko uba uzi ko uri kugana ku kintu kizashimisha umutima wawe. Iyo ushaka buriya icyubahiro mu mutima w'abandi, vuga ibyo bakunda cyangwa se ubahe ibyo bashaka kumva, ibyo bashaka kubona byose ubibahereze, uzaba wabasha gufata icyubahiro mu mutima wawe. Iyo utabona ibitotsi, kora ikindi kintu mu mwanya wo kuba wakwiganyira cyangwa mu mwanya wo kuba watekereza ubusa, gerageza ako kanya kuko utabonamo ibitotsi ukabyazemo umusaruro. Iyo ushaka abantu ko bagukunda, emera amakosa yawe mu gihe wayakoze kandi ubashe kuba wayasabira imbabazi. Umujinya ni nk'umunyu wangiza igikombe urimo kurushaho wangiza icyo gikombe wenda bawusutse. Buriya iyo wagize umujinya akenshi na kenshi uzakwangiza kurusha uwo wawutura cyangwa se uzawukomeretsa kurusha uwo wawutura. Umuntu aguha umutaka igihe izuba riva, ariko akenshi na kenshi awukwaka igihe imvura yaguye. Muri make umuntu akugirira neza mu gihe abona ibintu byoroheje, ariko ibintu bikomeye cyane umuntu ineza yakugiriye arayikwituza. Nyine ntuzumve ko buri gihe uzafashwa mu gihe wumva ko ufite amaboko. Ujya uharanira kuvuga se njyewe nakifasha cyangwa nakigeza kuki. Impuhwe ni ururimi abantu bose bawumva, haba umuntu utabona arayumva, haba umuntu utazi kuvuga irayumva. Nyine impuhwe ni ikintu cyose umuntu uwo ari we wese ashobora kumva. Irinde abantu bagerageza kugusuzugura inzozi zawe, kuko abo bantu nibo abantu bazaguca intege kandi batazagira icyo bakumara mu buzima. Buri wese ni ukwezi, aba afite uruhande rwijimye ndetse n'uruhande rwiza, uruhande atifuza ko abantu bagaragara cyangwa se uruhande rwagaragara ku bantu. Ntukajye impaka n'abantu badasobanutse cyangwa se abantu bari ku rwego ruri hasi, kuko bazakukururira gutsindwa kandi bazagukura nawe kugira umuvumo w'ubwo bugoryi bafite. Iminsi ikomeye mu buzima bwawe ni umunsi wavukiye ndetse n'umunsi wamenye impamvu wavutse. Abantu benshi bakunda kubyitanya bakavuga ngo umunsi ukomeye ngo ni umunsi wavukiye n'umunsi uzapfira, ariko umunyabwenge bo bavuga ko umunsi ukomeye mu buzima bwawe ni igihe wavukiye ndetse n'igihe wamenye impamvu ko wavutse cyangwa wamenye n'icyo wavukiye. Buriya umunyabwenge akunda kubaho wenyine, naho umunyantege nke we akunda kuba mu kivunge, kumva ngo urupfu rwa benshi n'umunyenga cyangwa se kumva ko nyine azafashwa n'abantu. Ariko umunyabwenge, umuntu usobanutse, akunda kubaho wenyine. Nimba uzi ko nawe ubaho wenyine, ukunda kubaho wenyine, menya ko uri umunyabwenge. Buriya ibibazo ubibaze umutima wawe, ibisubizo bizava mu mutima. Ikintu cyose ushaka gusobanukirwa cyawe kuri wewe uzakibaza umutima wawe bitewe n'ubuzima bwawe, kandi n'igisubizo niho kizava, ntabwo kizava kure. Ibuka ko abana bawe ari impano y'igihe gito wahawe n'umuremyi. Abana bawe atari ibikoresho. Ntuzumve ko abana bawe aribo bazakuzungura, ahubwo uvuga ngo wowe uzabafasha cyangwa se uzabatuma bagira ubuzima bwiza. Amahoro si amagambo gusa, amahoro ni ibikorwa. Niba uzi ko utabasha guha amahoro bagenzi bawe, ntuzumve ko nawe wazahabwa amahoro se, cyangwa ntuzumve ko uri umuntu utanga amahoro. Ushobora kuvuga ngo uzi gutanga amahoro, ariko mu gihe utabigaragariza mu bikorwa nyine ngo utange amahoro, ntabwo yaba ari amahoro uzi gutanga. Akenshi na kenshi ubwenge buza igihe urekeye kubushaka se, cyangwa umuntu aba umunyabwenge yarekeye kubushaka. Niyo mpamvu uzasanga abanyabwenge bose batajya bemera ko bafite ubwenge, kuko igihe cyose warekeye gushaka ubwenge, nyine uba wumva ko ubwenge bwaje, cyangwa se uba wumva ko ushoboye ikintu mu gihe warekeye kubushaka. Ariko iyo wakomeje gukora ubushakashatsi cyangwa guhiga ubwenge, uzasanga hari ibintu byinshi utazi, hari ibintu byinshi utarasobanukirwa. Icyo gihe rero uzahita umenya ko utaraba umunyabwenge. Buriya intwari ipfa rimwe kandi ikigwari cyo gipfa kenshi. Akenshi na kenshi intwari ipfuye ipfa rimwe bakayibuka, ariko ikigwari gipfa igihe cyataye abandi ku rugamba, gipfa igihe kitasobanukiwe ikintu runaka. Wowe uzaharane kuba nk'intwari. Uzitondere umuntu utavuga imbwa, cyangwa se umuntu utavuga imbwa mu mazina yawe. Wa muntu uca ibintu ku ruhande, uwo muntu aba yahemuka ku rwego rukabije. Wavukanye amarira, isi irishima se, cyangwa abantu baragukwena, ariko uzabeho mu buryo uzapfa, cyangwa se nyine uzava kuri iyi si nayo isi igasigara irira, ariko wowe upfanye ibyishimo cyangwa se upfuye wishima, kuko wavutse urira cyangwa se ubayeho mu buzima buri runaka. Isi yo yishimye usanga abantu babayeho, ariko uzaharanire gupfa nyine isi iranyo ibabaye, isi ibabaye, wowe wishima nyine warakoze, warageze ku bintu byinshi. Hari imbwa ebyiri zirwana mu mubiri w'umuntu uwo ari we wese, cyangwa se mu buzima bw'umuntu uwo ari we wese. Imwe ni imbwa mbi, indi ni imbwa nziza. Buriya imbwa itsinda niyo wagaburiye cyane. Urumva nimba umuntu ari umuntu mubi, akenshi na kenshi si uko atagira uruhande rwiza, ahubwo ni uko uruhande ruba ari rwo yagaburiye cyane. Yari umuntu mwiza, aba yaramenye uruhande rwiza akabasha kuba yarugaburira cyane. Nta kintu cyiza muri iyi si nko kumenya
aho ugana ndetse no kumenya aho uva ukabasha kubibalansinga, ukamenya ko aho wavuye ariho hazabasha kuguhereza aho ugana. Ntukabwire umuntu icyo ukora kugeza kirangiye cyangwa se kugeza ubonye intsinzi, ku buryo icyo kintu nigifeiringa se cyangwa nigipfa atazagukwena. Abantu benshi bakwena iyo wabiraseho ko ari ikintu urimo urakora gishobora kuzagenda neza, ariko niba azabasha kugukwena igihe icyo kintu cyakuze se cyangwa cyarangiye. Ntukemere ko irungu rigabanya agaciro kawe mu gihe wumva ko wigunze se cyangwa mu gihe wumva ko uri wenyine, wumve ngo ugiye kwitesha agaciro, ufate abantu batari ku rwego rwawe ubiyegerese iki cyangwa ngo witeshe agaciro bitewe n'uko wumva ufite irungu. Iyo abantu bavuga inyuma yawe cyangwa se abantu bari kuvugira inyuma, uzishime kuko uri imbere. Ibi bishatse kuvuga ko mu gihe uzumva ko abantu bari gusebya cyangwa se wenda bari kuvuga umuntu mubi bitewe n'ibintu runaka akora, bitewe n'ukuntu, cyangwa bari kuvuga ngo umuntu ni umuswa, wowe uri umunyabwenge, uzishime ko waramenye ubwenge cyangwa se waravuze ngo ngiye nshoboye iki ngiki, biri gutuma abantu batamvuga nabi cyangwa se batamvuga neza. Ibi ngibi bizagufasha kuvuga ngo nawe ahantu uri ni gute wahava kugira ngo iyo level runaka abantu bavuga ngo wenda baje kwivugaho nabi bazasanga kuba ukiri imbere mu bintu byose. Ibi bizatuma wumva ko uzahora uri imbere mu bintu byose, aho utazavugwa nabi se cyangwa utazagaragazwa nabi. Buriya ntukarire ibyahise cyangwa se ngo urirenga ibintu byarangiye ahashize, ahubwo wowe uzajya uvuga ngo iby'ejo se bimeze gute, kandi ntukiganyire ku by'ejo, ahubwo uzajya uvuga ngo aka kanya mbayemo nshaka kukabamo neza, niko kazaproducinga se cyangwa kazahindura iby'ejo. Buriya ibintu by'ejo ushobora kuba wabihindura bitewe n'ukuntu ubayemo, ariko ntuziganyire ngo ejo uzaba mbaye ute. Uvuga ngo aka kanya mbayeho ute, nakora iki kugira ngo wenda ejo hazagende neza, ariko ntuzabe wiganyira. Wenda n'ejo ushobora no kutahageza, aho ngaho uri kwita ejo uvuga ngo uzahagera, ushobora no kutazahagera. Intsinzi ni igihe ubona abantu bagukopiye se cyangwa abantu bari gukora ibintu byawe. Buriya ntuzumve ko nta kintu ukora, ariko mu gihe ubona hari abantu bari kugerageza kukwiganyira ko watsinze kuri bo, baba babona ko ufite intsinzi kuko hari ikintu baba bari kukwifuzaho cyangwa se hari ikintu baba bifuza kugira wowe wagezeho. Buriya ntugacire umuntu urubanza kuko ntabuzi aho inkuru ye yatangiye se cyangwa n'ubuzi icyamuteye gukora icyo kintu. Umuntu wese aba afite impamvu, akenshi na kenshi nubwo wenda ibigoryi se cyangwa abantu binjije babaho, ariko akenshi na kenshi umuntu usobanutse aba afite impamvu. Iyo uri umunyabwenge wirinda gucira umuntu urubanza ko n'ubuzi icyamuteye icyo kintu. Iyi yari amakotsi yose y'uyu mugabo Tesla yavuga, yagiye afasha abantu benshi. Aya makotsi iyo yakurikije muri iki kiganiro, ujye ugerageza kucyumva, kizagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Wowe twari kumwe aka kanya, menya ko uri uw'agaciro. Tuze kuba no mu bindi biganiro by'ubwenge. Ciao ciao.